Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri no nkuru y'akababaro yo mu karere ka Kamonyi ni mu ntara y'Amajyepfo aho dusanga inkuru ifite umutwe ugira uti umusaza yasanzwe ku nzira yapfuye yanatwawe bimwe mu bice by'umubiri. Ngira ababyeyi Aimable w'imyaka 68 wo mu mudugudu wa Mataba Nord akagari ka Jenda umurenge wa Mugina ni mu karere ka Kamonyi yasanzwe ku nzira yapfuye aho bikekwa ko yishwe ndetse banamutwaye bimwe mu bice by'umubiri. Ni inkuru yamenyekanye kuri uyu 21 Gashyantare 2025 ubwo hagaragaraga umurambo w'umugabo aho byagaragaye ko abamwishe bakase isura ye n'ikiganza bakabijyana. Abamubonye bwa mbere bavuze ko yararyamye acuritse umutwe yambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umweru, iruhande rwe hari inkweto za bodaboda zitukura. Amakuru akavuga ko nyakwigendera yari yaciwe ukuboko kw'ibumoso, batwaye ikiganza cyako ndetse bakanamukata n'isura, ibyo baheraho bakeka ko yaba yishwe. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yemereye ikinyamakuru Igihe iby'uru rupfu, avuga ko iperereza kuri ubu rupfu byatangiye, aho hari abantu 4 bataye muri yombi bikekwa ko bagize uruhare muri uru rupfu. Ati umurambo wa nyakwigendera bajyanwe ku bitaro bya Remera Rukoma gusuzumwa. Polisi yafashe abagabo 4 bakekwa kugira uruhare mu rupfu rwe, bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Mugina mu gihe iperereza rigikomeje. Mu karere ka Kamonyi yakomeje kumvikana inkuru z'ubugizi bwa nabi ndetse n'ubu hari andi makuru igihe yamenye y'inka y'imbyeyi yari kumwe n'iyayo yasanzwe mu kiraro yatwitswe zose zirakongoka. Reka dukomereze amakuru yacu ni mu ntara y'Iburengerazuba aho dunyarukira mu karere ka Nyamasheke tugasangayo inkuru ifite umutwe ugira uti yashatse gutema nyina amucitse atwika inzu irakongoka. Sindayigaya Daniel w'imyaka 26 yataye muri yombi nyuma yo gutwika inzu y'ababyeyi be igakongoka yose ntagire na kimwe bakuramo, akaba yatwitse amaze kwirukankana nyina ashaka kumutema n'umupanga, nyina aramucika. Ibyo byabereye mu mudugudu wa Rutiritiri akagari ka Mutongo umurenge wa Cyato ni mu karere ka Nyamasheke. Aba babyeyi be babwiye Imvaho Nshya ko uyu muhungu wabo yataye ishuri yiga mu wa 2 w'amashuri abanza, aragenda amara imyaka 8 batazi yari ishize, atangira kujya ahengera bagiye gusenga ku cyumweru, akaza akica inzugi akiba. Iyi nshuro yo akaba yazanye umupanga ndetse na lisansi ashaka kwica nyina, amucisa afata inzu yose ashyiramo lisansi arayitwika irakongoka. Nyina Mukantende Josephine yabwiye Imvaho Nshya ati nyuma yo kumara imyaka 8 twaramubuze tutazi yaba, yaje twagiye gusenga yica urujya atwara matora, telefoni yanjye n'ibindi byinshi byari mu nzu tuje dusanga inzu irarangaye, abamubonye batubwira ko ari we wabitwaye turarekera. Ubwa kabiri araza n'ubundi twagiye gusenga afata ingurube yari iri mu kiraro ajya kuyigurisha, aragaruka atwara matora nshyashya twari twaguze. Akomeza agira ati inshuro ya gatatu yamenye ko se yagurishije inka y'amafaranga 500 akuramo 200 yaguraga ibyo twari dukeneye mu rugo, asigaranye 300 tuyataba mu gikoni kuko icyumba turaramo kirimo sima dushaka kuyagura indi nka. Araza tugira ngo yabaye muzima araharara kuko abahungu ariho bararaga, baje igikoni aragicukura n'isuka ayagwaho, azinduka iyarubika aragenda, bukeye turamubura nayo turayabura. Avuga ko batamenye aho yagiye, icyakora bakumva ko ngo abiyo Ntyazo mu murenge wa Ntyazo mu murenge wa Kanjongo. Tariki ya 20 sinarinzi ko yaje hari nka saa moya z'ijoro, ndi imbere y'umuryango mpati ibirayi byo guteka, numva aranyubikiriye aranize yasinze afite umupanga ndetse na lisasi, mvuza induru, umukobwa wanjye wari mu nzu araza amunyamururaho. Akomeza avuga ko akimara kumwamururaho abari mu rugo bose bahise biruka bahamagara se wari uri mu nzira ataha. Umusore yanyirukanseho nganteme kuko hatabonaga mucikira mu kigunda. Umusore araza afata ya lisansi amena ku nzu arayitwika irakongoka.
abaturanyi batabaye barazimya biranga, ibyarimo byose nta na kimwe byakuyemo, hahiye iby'agaciro karenga $1,750,000 nibyo tumaze kubarura. Akimara kwitwika yafashe isuka n'uwo mupanga asenya urugi rwo mu gikari, abahahuriye atangira kubibakangisha, umwe amuturuka inyuma aramufata, inzego z'umutekano ziramutwara. Nzeyimana Celestin se w'uwo musore avuga ko nyuma yo gusanga inzu yose yakongotse n'ibyarimo byose n'uwo muhungu we yafashwe, umugore we, abakobwa be babiri n'umwuzukuru we baraye mu gikoni. Ati turi heru dutegereje ko ubuyobozi hari icyo bwatumarira tukongera kubona aho turara, ibyambaro n'ibidutunga. Avuga ko yifuza ko ubutabera bwakora akazi kabwo kuko uyu mwana yabaye ikirara kuva agita ishuri. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyato Harindintwari Jean Paul yabwiye Imvaho Nshya ko uwakoze iryo hashyano yagejejwe mu butabera, afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Macuba. Ati icya mbere twakoze ni ugufata umunyacyaha agashyikirizwa ubutabera agakurikiranwa. Icya kabiri ni ugukomeza gushishikariza abantu kwirinda ibyaha nk'ibi kuko gutwikira ababyeyi ni amahano ndengakamere. Tukanareba niba nta bushobozi bundi aba babyeyi babona, tugafatanya n'abaturage tukabashakira aho baba, ikibatunga n'icyo bambara. Yasabye urubyiruko kwirinda ingeso mbi z'uburara n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ni mu karere ka Nyamasheke niho dukomeje amakuru yacu, aho dusanga inkuru ifite umutwe ugira uti bamugaruye agiye kwiyahura, yiyahurira mu nzu bamufungiranyemo. Ndutiye Dionisi w'imyaka 80 wari utuye mu mudugudu wa Nyabageni, akagari ka Ninzi, umurenge wa Kagano, akarere ka Nyamasheke, batangiriye mu nzira agiye kwiyahura mu kiyaga cya Kivu. Bamusanze mu cyumba bari bamukingiranyemo birinda ko yakwiyahura, bamusanze yimanitse muri icyo cyumba yapfuye. Uyu musaza wabanaga n'umugore we w'imyaka 70 bafitanye imbyaro 8 yiyahuye mu gihe bivuga ko nta makimbirane yari afitanye n'umugore wazwi. Uwo mugore babanaga hamwe n'umwe mu bana babyaranye w'imyaka 24. Umwe mu bahaye Imvaho Nshya aya makuru yagize ati nta makimbirane yagiranaga n'uwo ari we wese, nta kibazo tuzi yari afite. Yasenganaga n'umukecuru we muri ADPR, ari abakristo beza rwose, n'ubuyobozi bw'umudugudu bwabihamije ko nta kibazo bigeze bagira cy'amakimbirane iyi n'uwo ari we wese. Avuga ko tariki ya 19 Gashyantare aribwo yiriwe avuga ko ashaka kwiyahura, bakabifata nko kuganira kuko ngo yakundaga gutera urwenya cyane. Bigeze saa 12:15 z'umugoroba babonye amanutse yerekeza ku kiyaga cya Kivu, bigaragara ko yanahinduye intekerezo avuga ko agiye kwiyahura kandi ntawe umugarura. Agize ati ababibonye banumvaga ibyo yiriwe avuga, batabaje n'abandi baturage baraza baramugarura, bamushyira mu cyumba araramo, baramukingirana ngo atagira aho ajya. Umukecuru ngo yakinguye nawe agiye kuryama, asanga umusaza yamaze kwimanika mu kiziriko yapfuye, ahita atabaza. Umwe mu bayobozi muri uyu mudugudu nawe yagize ati inkuru yatugezeho ko Dionisi yiyahuye, tubanza kugira ngo sibyo kuko aho tumuherukira twabonaga nta kibazo kidasanzwe afite byamutera kwiyahura. Tubaza umuryango we baduha amakuru y'uko byagenze. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 20 Gashyantare, urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwahageze hamwe n'abandi baturage, umurambo w'ujyanwa ku bitaro bya Kibogora gukorerwa isuzuma rya muganga. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mupenzi Narcisse yabwiye Imvaho Nshya ko aho amakuru ya kwiyahura k'uyu musaza yamenyekaniye bihutiye kuyagera bari kumwe na RIB, nabwo hafashwe icyemezo cyo kuwugeza kwa muganga kubanza ukorerwe isuzuma. Yagize ati umuryango we n'inzego z'ibanze batubwira ko batazi niba hari ikibazo cyihariye kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe yari afite, cyane cyane ko ntawo batubwiye bagiranaga amakimbirane ngo tuhere dushaka impamvu yaba yabimuteye. Yihanganishije umuryango wagize ibyago, avuga ko hari impamvu nyinshi, zimwe abantu bahita bakeka n'izindi bigoye guhita bimenyekana zitera abantu kwiyahura.
Ati icyo tubwira abaturage ni uko igihe haba hari umenye amakuru mbere y'ibimenyetso bigaragaza ko hari ufite umugambi wo kwiyahura ari byiza kuyatanga kare. Icyo gihe bishobora gufasha umuryango we n'ubuyobozi ndetse n'abafatanyabikorwa gukumira. Yahamije ko hari uburyo butandukanye umuntu watekereje kwiyambura ubuzima yafashwamo n'impuguke mu majyanama, cyangwa se haba hari ibindi bibazo byamunaniye kubyakira akaba yabifashwamo mu buryo bushoboka. Reka dusoreze amakuru yacu ni mu karere ka Rutsiro, aho dusangayo inkuru ifite umutwe ugira uti barasabirwa gutandukanywa kuko bashobora kwicana biturutse ku makimbirane. Ni inkuru dusanga ku kinyamakuru Imvaho Nshya, aho igira iti umuryango w'umugore n'umugabo utuye mu murenge wa Mushubati akagari ka Sure uratabarizwa n'abaturanyi babo bavuga ko bashobora kwicana kuko bahora barwana bapfa ko umugabo aca inyuma umugore. Ni ibintu bavuga ko bimaze kubarenga kuko iteka iyo bagiye kubakiranura bitajya bishoboka ngo kuko n'iyo umugabo yanditse asaba imbabazi umugore we akamubwira ko atazongera kumuca inyuma, hadashira kabiri bitabaye akaba ari aho bahera basaba ko ubuyobozi bwajya mu kibazo cyabo bagatandukanywa. Ubwo Imvaho Nshya yaganiraga n'umugore wo muri urwo rugo wahawe izina rya Mukantambara Serine twamuhaye yagize ati ubundi amakimbirane yacu ikintu aturukaho ni ugucana inyuma biturutse ku mugabo kuko byigeze gutuma nigendera ndamuhunga turabipfa, agira gutya akajya mu gakungu ko mu ndaya bigatuma tutiteza imbere kandi dufitanye abana babiri. Yakomeje agira ati gukora byo arakora kuko arahinga, ariko ikintu dupfa nicyo nta kindi. Ntabwo twabasha kwiteza imbere kandi akora mu mutungo wacu akajyana mu bagore. Mu byo kuba batandukana avuga ko imbere yakundaga umugabo we, ariko ubu akaba abona badafitanye icyerekezo kuko amuca inyuma ndetse ngo bakaba batari barasezerana kubera icyo kintu. Ati iteka ahora ansaba imbabazi ngo ntabwo azongera, ariko akongera haba hari abayobozi ugasanga yemeye ko arisubiraho ariko bikaba iby'ubusa. Ubu sinakwemera gushyingiranwa nawe kandi naramusabye ngo ashake undi mugore andeke aranga. Uyu mugore avuga ko hari ubwo arwana n'umugabo we bikamutera ubwoba ndetse ngo rimwe na rimwe akamwihorera, ari naho byakurijemo kumuhunga agata urugo, ariko nyuma akongera kugaruka kubera abana bafitanye. Umugabo we aganira n'Imvaho Nshya yemeza ko afite ingeso y'ubusambanyi ariko ko yafashe umwanzuro wo kuyivaho akiyubakira urugo. Uyu mugabo utajya ukozwa ibyo gutandukana n'umugore we kubera ko amukunda yagiye asaba imbabazi umugore we ko atazongera kumuca inyuma bakajya no mu nyandiko. Mu magambo make yagize ati ibyo kumuca inyuma narabiretse kandi narabimubwiye. Kumuca inyuma byari byaradutandukanyije, ajya no mu mujyi wa Kigali ansize hano. Abajijwe impamvu yo kumuca inyuma yagize ati sinzi impamvu nanjye nabikoraga kuko ni ibintu byanzagamo gutyo, ariko byamvuyemo. Abaturanyi banjye nabizeza ko ntazongera kumuca inyuma kandi nabwira n'umugore wanjye ko mukunda kandi ntazongera kumuca inyuma. Abaturanyi babo bagaragaza ko byaba byiza kuko byabarinda kumanuka ishobora kuva mu ntambara zabo. Umwe mu bakunda guhosha amakimbirane yabo no mu bakoresheje inyandiko, uyu mugabo avuga ko yihannye ndetse akaba mu buyobozi bw'umudugudu yagize icyo avuga kuri icyo kibazo. Ati ibibazo byabo twarabimenye turabunga ndetse duhora mu ntambara zabo, umugabo akajya ahora atubwira ko atazongera bikaba iby'ubusa, ariko batandukanye byaba byiza, ahari byatuma hatabaho amakimbirane ya hato na hato ashobora kuvamo kwicana. Undi yagize ati urusaku rwa buri joro barwana kujya gukiza tukababwira inzego z'ubuyobozi maze kutugera ahantu tubona bashobora kuzicana, biramutse bibaye byiza batandukana kugira ngo hatazagira uwica undi. Umuyobozi w'akarere ka Rutsiro ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Umuganwa Marie Chantal yabwiye Imvaho Nshya ko aho babonye ibibazo nk'ibi by'amakimbirane bagerageza kunga abaturage no kubaganiriza mu rwego rwo gushakira umuti ikibazo cyabo. Yagize ati uwo muryango ntabwo nywuzi, ariko ikibazo cy'imiryango ibana mu makimbirane ubuyobozi bukomeje kwigisha ndetse twatangiye kugenda duhura n'iyo miryango mu mirenge itandukanye, twizeye ko bazatanga umusaruro.
yakomeje avuga ko uwo muryango ukwiriye kubera abandi urugero ukabereka ko gucana inyuma bisiga umuryango uciye ukubiri. Mu murenge wa Mushubati harimo imiryango igera kuri 89 ibanye mu makimbirane. Nanga dusoreje amakuru twari twabateguriye, mukomeze munogerwe n'ibiganiro Imena Official ikomeje kugenda ibagezaho, tubibutsa gukanda subscribe ndetse munakanda no kuri like, mugatanga n'ibitekerezo byanyu hasi ahatangirwa ibitekerezo byanyu. Bye.